Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, umutwe wa mbere. Nyakubahwa Theophile, abantu benshi biyemeje gukurikiranya amateka y'ibyabaye hagati muri twe. Ibyo twabigejejweho n'ababyiboneye kuva bagitangira, bahawe umurimo wo gutangaza ijambo ry'Imana. Nanjye maze kubaririza neza ibyabaye byose kuva ku nkomoko, nsanze nkwiye kubikwandikira byose nta na kimwe nsize. Ibyo mbigiriye kugira ngo usobanukirwe ukuri kw'inyigisho wigishijwe. Ku ngoma ya Herodi umwami wa Yudeya, hariho umutambyi witwaga Zakariya wo mu cyiciro cya Abiya. Umugore we yitwaga Elizabeti, agakomoka kuri Aroni. Bombi bari abantu batunganiye Imana kandi bagakurikiza amategeko n'amabwiriza yose ya Nyagasani nta makemwa. Icyakora nta mwana bagiraga kubera ko Elizabeti yari ingumba kandi bombi bari bageze mu zabukuru. Umunsi umwe Zakariya yakoraga imirimo yo gutanga imbere y'Imana. Icyiciro cy'abatambyi yabarwagamo cyari gitangiye. Bakurikije uburyo busanzwe bw'abatambyi, ubufindo buramufata bwo kwinjira mu ngoro ya Nyagasani ngo ahatwikire imibavu. Igihe cyo kwitwika cyageze, Rwanda rwose bari hanze basenga. Nuko umumarayika wa Nyagasani abonekera Zakariya ahagaze mu buryo bw'igicaniro batwikiragaho imibavu. Zakariya ngo amubone arikanga, ubwoba buramutaha. Umumarayika ari kumubwira ati, Zakariya, witinya, kuko Imana yumvise gusenga kwawe. Umugore wawe Elizabeti muzabyara n'umwana w'umuhungu, uzamwita Yohana. Bizagutera ubwuzu n'ibyishimo, kandi abantu benshi bazashimishwa n'uko wavutse. Kuko azaba umuntu ukomeye kuri Nyagasani. Azigera anywa divayi ikiva inzoga cyose, kandi azuzura Mwuka Muziranenge ku bikiri mu nda ya nyina. Benshi muri Isirayeli azabagarura kuri Nyagasani Imana yabo. Azabanziriza Nyagasani arangwa na mwuka n'ububasha umuhanuzi Eliya yari afite, kugira ngo yunge ababyeyi n'abana babo, no kugira ngo agarure abatumvira bagire ubwenge bukwiye intungane. Bityo azategurira Nyagasani abantu bamutunganiye. Maze Zakariya abwira umumarayika ati, ibyo nakwemezwa n'iki ko bizaba, kandi ndi umusaza n'umugore wanjye akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramusubiza ati, ndi Gaburiyeli, wari imbere y'Imana igukorera. Niyo yantumye kuvugana nawe, ubu ngizeho iyo nkuru nziza. Nubwo utema ibyo gukwiye, nyamara bizaba igihe cyabyo kigeze. Niyo mpamvu ugiye kugwa mu rurimi ntushobore kuvuga, kugeza igihe ibyo bizabera. Ubwo rubanda bari bategereje Zakariya, maze batangazwa no kubona atinze atyo mu ngoro y'Imana. Asohotse ntiyashobora kuvuga, bityo abantu bamenya ko yabonekewe igihe yari mu ngoro. Nuko akomeza kuba ikiragi, akajya abacira amarenga. Igihe cyo gukora iby'ubutambyi kirangiye, Zakariya arataha. Hashize iminsi, umugore we Elizabeti asama inda, maze amara amezi 5 atajya ahagaragara, akajya yibwira ati, mbega ibyo Nyagasani angiriye, ko karangobotse ankiza icyankozaga isoni mu bantu. Igihe Elizabeti yari afite inda y'amezi 6, Imana ituma umumarayika Gaburiyeli mu mujyi wo muri Galileya witwa Nazareti. Imutuma ku mukobwa wari warasabwe n'uwitwa Yosefu wo mu muryango wa Dawidi. Uwo mukobwa akitwa Mariya. Nuko umumarayika amusanga mu nzu, aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Mariya ngo yumve iryo jambo, arikanga, yibaza iki iyo ndamutse ishaka kuvuga. Umumarayika aramubwira ati, Mariya, witinya, kuko Imana yagutonesheje. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu, uzamwita Yesu. Azaba umuntu ukomeye, ndetse azitwa umwana w'Isumba byose. Nyagasani Imana azamugabira ingoma ya sekuruza Dawidi, ateye ku rubyaro rwa Yakobo kugeza iteka ryose. Kuko ubwami bwe buzagira iherezo. Mariya abwira umumarayika ati, Ibyo bizashoboka bite ko nta mugabo tubonana? Umumarayika aramusubiza ati, Mwuka Muziranenge azakuzaho, n'ububasha bw'Imana Isumba byose bumbatiye. Icyo gituma umwana uzabyara azaba umuziranenge, yitwa umwana w'Imana. Mwene wanyu Elizabeti nawe atwite umwana w'umuhungu, kandi ari umukecuru. Ubu afite inda y'amezi 6, banamwitaga ingumba. Nta kinanira Imana.
umuja wa nyagasani bimbere uko ubivuze. umumarayika amusigaho arigendera. muri iyo minsi mariya ahaguruka n'ingoga ajya mu mujyi wo mu karere k'imisozi ya yudeya, ajya kwa zakariya asuhuza elizabeti. elizabeti ngo yumve indamutso ya mariya, umwana atwite yisimbiza mu nda, maze elizabeti yuzura mwuka muziranenge. niko kurangurura ijwi ati, wayabuje abagore bose umugisha, n'umwana utwite yarawuhawe. mbese ninde wo kugendererwa na nyina w'umwami wanjye? dore mbaye nkumva indamutso yawe, umwana yisimbiza mu nda kubera ibyishimo. urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na nyagasani bizaba. noneho mariya aravuga ati, ndasingiza nyagasani mbikuye ku mutima, nishimiye Imana umukiza wanjye. yitaye ku muja we w'intamenyekana. uhereye ubu abo mu bihe byose bazanyita umunyehirwe. ushobora byose yankoreye ibitangaje, koko ni umuziranenge. agirira impuhwe abamwubaha uko ibihe biha ibindi. yarambuye ukuboko akora iby'imbaraga, yatatanyije abirasi, yahananuye abakomeye, abanyaga ubutegetsi, yakujije aboroheje, abashonji yabahagije ibyiza, abakungahaye abasezerera amaramasa. yagobotse umugaragu we Isirayeli, yagiriye impuhwe Aburahamu n'urubyaro rwe iteka ryose, nk'uko yari yarabisezeranije ba sogokuruza. mariya yari amaranye na elizabeti nk'amezi 3 maze arataha. igihe kigeze elizabeti abyara umuhungu. abaturanyi na bene wabo bumvise impuhwe nyagasani yamugiriye, bishimana nawe. ku munsi wa 8 baza mu by'imihango yo gukeba umwana. banashakaga kumwita zakariya ngo yitiranwe na se, ariko nyina aranga ati, oya, ahubwo yitwe yohana. abandi baramubwira bati, ko nta muntu wo muri bene wanyu witwa iryo zina? niko kubaza se w'umwana baciye amarenga kugira ngo bamenye uko ashaka kumwita. zakariya yaka akabaho yandikaho ngo, izina ry'umwana ni yohani. maze bose baratangara. muri ako kanya abumbura umunwa, ururimi rwe ruragobodoka, asingiza Imana. nuko abaturanyi bose bashya ubwoba, maze iyo nkuru ihita yamamara mu misozi yose ya yudeya. ababyumvaga bose bagumyaga kubizirikana, bibaza bati, rwose nk'uriya mwana azaba mu ntoki. koko kandi ububasha bwa nyagasani bwamugaragaragaho. se zakariya ahera ko yuzura mwuka muziranenge, Luka